Nikaze kuri uyu murongo wa YouTube witwa Kizwa TV, ngende Emmanuel. Ese iyo bavuze umuntu mwiza wumva iki? Ese ntuhita utekereza isura? Ariko ntago naje kukubwira physical appearance y'umuntu mwiza, ariko icyo naje kukubwira ni wa muntu mwiza ufite imyitwarire myiza, ufite character nziza. Uwo niwo muntu nifuza kukubwira. Cyane ko iyi sura tubona ni ikibazo cy'igihe, kubera yuko uko uri mwiza ubu ngubu mu myaka 5 iri imbere ntago ari kuzaba umeze. Urumva rero iyi sura tubona ni ikibazo cy'igihe, ejo uri mwiza ariko ubwo bwiza ntago uzaba ukibufite. Ariko wa muntu ufite imyitwarire myiza, ufite character nziza, uwo muntu we navuga ati nawe wamuha ikibazo cy'igihe, kubera yuko uko iminsi iraza igenda iza, imyaka uko iraza igenda iza, niko wa muntu mwiza araza agenda arushaho kuba mwiza, niko imico yiwe iraza igenda irushaho kuba myiza, kubera yuko iravomererwa. Yatangiye yitwara neza noneho ejo bundi yitwara neza kurushaho. Rero urumva yuko ni ikibazo cy'igihe, ariko ndatinze dore ibintu bitatu biranga umuntu mwiza. Ikintu cyambere kimuranga ni ikintu gusuhuzanya ni ikintu cyiza ku muntu mwiza, cyane ko ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 47 riravuga ati se nimusuhuza bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Ese abapagani bohe ibyo ngibyo ntibabikora? Urumva rero gusuhuzanya n'abapagani barabikora. Abapagani basuhuza bene wabo, noneho by'umwihariko wowe uzi Kristo ntago wagakwiriye gusuhuza bene wanyu gusa, ahubwo wagakwiriye gusuhuza n'abandi bose. Ikindi kintu cya kabiri kiranga umuntu mwiza ni gushimira. Buriya ntago ari ikintu cyoroshye umuntu kuguha serivisi ukatumubwira ati urakoze, bikunze kunanira abantu benshi. Ariko umuntu mwiza ntago ari ikintu yibazaho kabiri, ahubwo ni ikintu akora kenshi cyane. Wamukoreye serivisi akatakubwira ati urakoze, cyane ko dukurikije ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 136 umurongo wa mbere riravuga ati ngo nimushimire Uwiteka kuko ari umunyembabazi, kuko ari mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Urumva yuko gushimira ni umuco mwiza. Tuba tugomba gushimira Uwiteka, kandi Uwiteka Imana tumushimira burya ari uko twabashije gushimira wa wundi yatugiriye neza. Iyo umuntu aguha serivisi ni Imana izaba yemeye yuko ayiguha. Rero iyo umushimiye n'Uwiteka uba umushimiye, noneho byaba akarusho Uwiteka nawe ukamushimira. Urumva navuga ati na amata n'ubuki, ibintu biba bikomeje kubyara na amata n'ubuki bivanze ya. Noneho ikindi kintu cya gatatu ni ugusaba imbabazi ndetse no gutanga imbabazi. Iyo gusaba imbabazi ntago ari ikintu cyoroshye ku bantu bose, ntago ari ikintu kiri izi kuri buri wese, ariko ni ikintu wagakwiriye kuba ufite nk'umuntu mwiza. Niba umuntu agukoshereje wowe ukatumubabarira bitagombeye yuko aza kugusaba imbabazi, urumva ni ikintu cyiza. Kandi ni nawe wakosoreza umuntu gukosa, ni ikintu kiri rusange mu bantu, mu bantu bose. Ni ikintu kiri rusange. Rero iyo nawe ukosheje uba ugomba guhita usaba imbabazi, batarinze kukubwira ngo uze usaba imbabazi, utazaba nka Akani, uba ugomba gusaba imbabazi. Rero ikindi kintu, ibi bintu bitatu maze kukubwira, iyo wowe uzaba ufite muri wowe uzaba uri umuntu mwiza. Cyambere navuze ko ari ugusuhuzanya, icya kabiri gushimira, icya gatatu gusaba imbabazi ndetse no kuzitanga. Ibi bintu bitatu bizaba bifite uzaba uri umuntu mwiza wifuzwa, niko nabivuga. Rero ubaye utarakora subscribe wabasha kuyikora, ndetse ukaza usharinga uko ubonye amahirwe iki kiganiro cyacu kugira ngo kibashe kugera ku bantu bose. Umuntu ukunda nawe wakamwifurije kuba afite bino bintu bitatu, kuba ari umuntu mwiza mwabuno buryo.